sobanure iki kintu bita izi nzozi uyu muntu ari kuvuga. Manza wareba iyi video ubundi twibanire. Reba iyi video ubundi tuyiganireho, tuyitere commentaire, share and like. Nukuri mbaza ni inzozi nziza, yikuzo mbazanira ikintu bita inzozi ugende ubisobanura. Manza wumva iyi video. Kurota urohama bitandukanye no kurota woga. Kurota ubona waruhamye bisobanura ibintu byinshi. Ikintu cya mbere uba uri kuburirwa ko ugiye guhemukirwa. Ikintu cya kabiri uba uzengurutswe n'abantu babi. Cya gatatu izo nzozi ziba zikuburira ko waganjijwe n'amarangamutima y'ibintu bidafite umumaro. Icya nyuma uba uri kuburirwa ko hari imyuka mibi iri kuguhiga mu buzima bwawe. Mu gihe uba wibira wuburuka uba uri guhangana n'ibintu bibi bishaka kukuvutsa ubuzima bwawe. Nanone uba uri kuburirwa ko utari kunyurwa n'ibyo ufite, ushaka kugira ibya mirenge. Nanone bigaragaza ko uri kurenga umurongo w'ibyo ukeneye. Izi ni inzozi nanone zerekana ko uri kugendera mu kigari kandi uri kwigereranya n'abakurusha, ushaka kugira ibyo bafite, ushaka gukora buri kimwe kugira ngo ugere ku byo bafite. Kuri YouTube yacu none urumugisha ugize kuko umunsi tubazaniye ikintu cyiza cyane cyaguhindura ubuzima cyangwa se cyakwereka ibintu wowe uruhororota ariko ntumenye ibyo ari byo. Ikintu cya mbere tugiye kubwira ikintu bita kurota uruhama. Kurota uruhama bitandukanye no kurota woga. Kurota uruhama rero ushobora kwibaza tumese ni ibiki. Kurota uruhama ni ibintu bikaze cyane. Nuzarota waruhamye uzamenye ko muzarota waruhamye uzamenye ko ugiye guhemukirwa. Nurota uruhama uzamenye ko ugiye guhemukirwa. Umuntu wese uzahura nawe umutari musanzwe umeranye neza, ushaka wamwitondera. Impamvu byo uzaba ugiye guhemukirwa nuko iyo urohama biri nambere ucinjira muri ayo mazi, umutima wawe ubwawo uhita ukuka vuti ndapfuye nta kintu gisiba gisigaye. Kurota uruhama rero bisobanukirwa ko ugiye guhemukirwa nawe se kuzengurutswe n'abantu. Ico gihe rero usabwa kwitonda cyane kuko hari imyuka mibi zizaba zikuyoma. Hari imyuka mibi zaba zikwinjiramo nangwa se imyuka mibi zizaba zikuzengurutse. Ico gihe rero uzitonde cyane kuko uzaba abadayimoni bazaba kuzengurutse cyane. Ico usabwa rero ico gihe nuzarota uruhama nta kindi kintu uzakora usibye gusenga cyane. No gusenga cyane kuko uzaba ufite ibintu byinshi biri gushaka kugira ngo bikwangirize. Kandi ikindi nabwo uzamenye ko unari kuburirwa nuko hari impinduka zigiye kubaho. Hari ibintu byinshi bigiye guhindukaho, hari urwego uzaba ugiye kwinjiramo, urwego rukaze cyane. Hari intambwe uzaba ugiye kuvaho ugiye kuja kuyindi. Icyo gihe rero nuzarota urukuroha uzamenye ko hari abantu babi bakuzengurutse bariho kurwanya, ariko umenye ko Uwiteka agufiteho umugambi. Impamvu zaba agufiteho umugambi nuko ni kimwe mu kimenyetso zaguhereza ko ugiye gutsinda. Abo bantu babi rero ugomba kwita witondera tubakubwira. Umuntu muri wa mbere uzahita witondera ico gihe uzitondere umukoresha wawe nkuko ubushize nibabwiye. Umukoresha wawe niwe muntu wa mbere ushobora kuba yaguha fantasi, kandi niwe muntu wa mbere ushobora kuba yanagusenyera aho ugeze. Icyo usabwa rero iki, iyo mwitondeye ugakora ibyo usabwa ugakora akazi ushinzwe, icyo gihe mujana neza. Ariko igihe cyose uzaba udakora ibyo ushinzwe, umukoresha wawe uzahura n'ibindi. Ikindi gihe abandi bantu uzahita witondera icyo gihe uzaba warose uruhamye. Uzitondere wa munyanshuti yawe uhora ubyira ibyawe byose. Inshuti yawe uhora ubyira ibyawe byose uriya ni inshuti mbi cyane kuko abazi weakness zawe, abazi imbaraga zawe nkeya ahantu zishingiye, abazi ngo kanaka akunda ibi, kanaka akunda ibi, urukumva ko guhemukira ni ibintu bizaba byoroshe cyane. Indi nshuti ya kabiri uzahita witondera, ya nshuti ubitsa amabanga yawe. Tandukanye n'inshuti ubyira ibyawe. Ushobora kubwira ibyanjye ariko sikubwira amabanga yawe. Ariko hari umuntu tuba tuziranye amabanga yanjye byanga byakunda, nibo n'umugabo ukaba undi mugabo mugenzi wawe akabazi amabanga yawe yose kuruta umugore wawe. Izo nshuti rero
iyo umaze kuzitondera ukafata Yesu umwami nk'umukiza akaba ari we ukubera inshuti cyane, usanga Uwiteka uhise umuhereza umwanya iyo umaze kurota inzozi mbi, ukamuhereza umwanya ukava mu bigare wari urimo, Uwiteka ahita kuyobora akujana mu nzira nziza. Hari umwe mu bantu badukurikije wewe bundi yarambaje ati mbese kurota uri ku ishuri ni iki? Kurota uri ku ishuri rero ni ikindi kintu nawe utazi ariko ikintu cy'agaciro cyane. Nuzarota uri kwiga uzamenye ko imbere yawe hari isomo ry'ubuzima rye kukuziga kandi ryiza. Bitandukanye no kurota urukurohama nkuko nabikubwiye. Kurota urukurohama, kurota urukugwa mu cyo ni ibyago uzapfuka musenga uvuga uti Imana ishobora byose, Imana ishobora byose ntiza iki cyago. Kuko icyo nkubwiye umunsi uzarota urukurohama uzarebe igiye kurohama mbese uburyo igiye kuja mu mazi ya uburyo utabaza. Bana abantu benshi bapfa ntabwo uko bapfa ngo batazi koga, ahubwo iyo akimara kugera mu mazi umutima urazamuka. Ariko bitandukanye no kurota uri koga, bitandukanye no kurota uri kwiga. Nimba uri kwiga nimba uri kwiga, nimba uri kwiga ni ukuvuga yuko Imana hari ubushobozi Imana izaba iguhaye, hari byumvira Imana izaba iguhaye. Kuko nuzaba uri kwiga ntabwo uzaba uri kwiga wenyine, uzaba uri kumwe n'abandi bantu kandi hari ikintu kubakuraho. Bivuze ngo rero muri icyo gihe hari abantu baraza mu buzima bwawe baraguhereza isomo. Kandi ikindi kintu ngiye kubwira, nuzarota ugusangira n'umurozi mugenzi wawe, ntabwo n'umurozi mugenzi wawe ahubwo ni umurozi wari wese. Nuzarota igihe cyose uzarota ugusangira n'umurozi, uwo murozi uzanamwereke ejo ko wamurose kandi ko hari ikintu kigo murose, icyo gihe azagutinya. Burya umurozi sinzi ko nakuregeranya umurozi ni wa muntu byanga byakunda, ni wa muntu ukuzi, ni wa muntu musangira, ni wa muntu uzibya. Ariko mu byuti uyu munsi rwose ikintu kunkorera arakureba gutinya. Kandi umunsi umurozi azakoroga ukamenya ko yakuroze ukivuza ugakira, ntuzatinye kubimubwira. Kuko iyo umaze kubimubwira azi neza ko umuntu uvura anari uroga, abazi ko nawe wagira ute wamurangiza. Umunsi rero uzarota uri kumwe n'umurozi, uzabyuka mu gitondo umushaka, nubyuka mu gitondo ukamushaka azamye atari uzaba wamurangije. Mu Kinyarwanda hari umugani baca ngo uhishira umurozi akakumarira ubyaro. Nuzabona umurozi wowe ntuzamutinye, uzamwegere, ushaka uzamukore mu jisho, ushaka uzamubwira uti wa murozi wawe muginga we, aho icyo gihe azagutinya. Kandi ikindi ntuzongere gutinya umurozi, kuko umurozi ni umuntu nkawe. Umurozi agira ubwoba nkawe, umurozi uko utinya uburozi nawe agutinya nkawe. Impamvu mubwira gutyo, nta muntu wakwivura, ntabwo bishoboka. Nta muntu wakwivura. Impamvu kugira ngo nta muntu wakwivura nuko n'abadogiteri babizi barapfa. Rero umurozi abazi ko nimba yakoroze ugakira, niba umurozi yakoroze ugakira, abazi ko nawe aho hantu umuntu wakukijije ko ashobora kugira ute, ashobora nawe kumurangiza. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ntukagire icyo ubatinya, ntukafatora umwuka mubi uri kubona mu muntu mugenzi wawe ngo umugire ute ngo umutinye. Impamvu nkubwira gutyo arega nta muntu warushijwe kugeragezwa. Ba Daniyeli batawe mu rwobo rw'intare urabyibuka. Hari abantu b'imbwa rero cyane bahora bashaka kugira ngo bagushire hasi ko mbese ushobora kwibaza ese kuki umuntu afata undi akamwica. Wowe ufashe umuntu mugenzi wawe avamaraso nkawe, nta kindi kintu upfa gukora kugirisha uramufashe uramwishe. Uwo muntu rero kugira ngo wowe umufate umwiciro yawe, wowe umufate umubwire uti inshuti yanjye imigambi yawe yose nagize ute nayimenye. Numara kumwira imigambi yawe yose wayimenye. Urukumva byanga byakunda nakubwiye ko n'umurozi yagiye kuroga nta murozi wakoroga atakuzi, nta muntu wakoroga atakuzi, nta muntu wakwangiza atakuzi, nta muntu wakugirisha atakuzi, nta muntu wagambanira atakuzi. Ahubwo nawe mubwira uti nanjye umwanya n'uyu ngo ndaje ngo duhangane. Ibanga rihari aho ngaho ngiye kukubwira, ntabwo uzahangana nawe ngo ugiye kugira ute, ugiye gufata imbunda ngo mugiye kurwana nanjye mfashe ngo umuhoro ngiye gutemana nangwa se inkoni ngo mugiye kurwana. Oya,
nimba umuntu akwanga musengere cyane. Sinzi ibintu nkubwira byo kusengera umuntu cyane nimba wabyumva, ariko ikintu mubyeco ni kimwe nuko umuntu ukukoreye nabi ntabwo inabi yiturwa indi umugani w'imbwa ngo imbwa yashaje bayirukana ngo kuko ishaje kakuti nabakoreye neza none muranyirukanye ngo ineza yiturwa inarwa ya ahubwo kugafata umuntu muhangane mu magambo gusa ngo muhangane ahubwo umuntu wo kugira nabi wowe mufate muhangane kubikora byo nimvuga guhangana kubikorwa ubyumve neza ntabwo ngo wa muntu akugira ishari ngo mugiye gufatana nawe oya ese umuntu kugira ishari wahangana nawe gute kuko we nimba kugira ishari mwereke ko ari motivation aguhaye, mwereke ko we ari gutera courage. Ibyo bintu numara kubibona ko nawe warakaye ko nta mikino ufite byashari igihe kizageze agusabe imbabazi. Hari ishari rero ngiye kubwira ishari ryiza n'ishari ribi ritandukanye. Narakubwiye ngo uzirinde umunyeshari, uzirinde umunyamagambo, uzirinde umuntu uhora unenga ibyo ugaye. Urugero nkanye ni birano kuri YouTube hari impamvu mara nshobora kugira ibintu ugakizwa ko ntunge mu gukizwa kwanye kuko numva nakijijwe okay birandeba nawe byo birakureba ariko ngiyewe ibintu byose nagiye mbona kuri YouTube hari cyo byampinduye. Nandi kiganiro cyanjye gishobora kugira cyo cyaguhindura akico ku byeco niki menya kubana n'abantu abantu mubwira kubana nabo rero nabo menya kubana n'ababi nta kindi usabwa. Abo twita babi wowe bafate ubirengagize ntubone ububi bwabo wowe kora ibyawe competition yawe gikora icyo ushaka kugeraho gikora kandi kizakunda. Impamvu kizakunda ni kimwe rero wifata umuntu kugira ishari nangwa se ifata umuntu bakubeshe uje guhangana nawe ikintu cyose uzakora kikanga uziyambaza Imana. Kuyambaza Imana izagite izagutabara. Ntabwo uzavuga ngo Mana ntabara uyu munsi yite gutabara oya uzibisasaba gutegereza nshuti yanjye usaba gutegereza. Mpamubwira ngo usaba gutegereza rero nimwe nuko akenshi hari igihe dusaba tugasaba tukagoza twese Mana kuki utayitse udusubiza oya icyo usabwa wowe uragikora ubundi ugategereza igisubizo cy'Imana. Cyambere nakubwiye ni gutegereza. Ikindi nakubwira kuko turi muri topic y'inzozi uzarote zarizo zose uzazitekerezeho kuko 90% hari abantu ngo bakabya inzozi ahubwo abo bantu bafite kwizera. Impamvu ngo bafite kwizera ukabya inzozi nta muntu utarota. Ukabya inzozi rero nuzarota ikintu mu buzima bwawe byanga byakunda uzakibona. Ikibazo nuko urota ikintu ntugihereze agaciro. Navuga ko dufite umwuka utuvugira mu ruko tutabumve. Urugero uyu musamba agiye kwiba aragenda ari kuvuga ati ese mbikore ese niba mfata biragenda bite ese mbigere ese iyo afashe muri izo mitima akagira umutima umwe yumva nta kibazo. Ariko uramutima ugira ngo wije ayo bashobora gufata iyo wumviye ntaje nta kibazo yabusuzuguye rero bakamufata ibibagura bisi. Niyo mpamvu ari kugira ngo umunsi uzarota ikintu cyose uzarota uzamenye ngo hari ibintu Imana iri kubwira ngo kora ibi ngibi. Impamvu nkubwiye gutyo inzozi urota hari ubusobanuro bwazo nyinshi. Ari n'igihe uzarota inzozi mbi uvuga ute Mana ntabara kuko muri n'uzarota buri gihe cyose uzarota uzamenye ngo hari ikintu Imana ishatse kukwereka. Niyo mpamvu nkubwiye ngo igihe cyose uzarota ikintu uzarota cyose uzagihereza agaciro. Impamvu nkubwiye uzagiha agaciro nuko ibyo urota hari icyo babisobanura mu buzima bwawe nk'uko umuntu azabikubwira. Hari igihe uzarota uri kugwa mu cyobo nk'uko nabikubwiye ngo hari igihe uzarota uri kurohama. Hari kugwa mu cyobo hari kugwa mu mazi. Nuzarota uri kugwa mu cyobo uzamenye ngo byanga byawe hari ikintu kibi kigiye kuzakuba. Ikintu ngusabye ni kimwe rero nuzarota ikintu ukabona kumva ntabwo kigushimishije ukumva ni ikintu cy'igitangaza kigiye kuba nta gisubizo cyambere kizabaho. Uzasenga Imana numara gusenga Imana izagufasha.
ushobora kubikora gutyo byanga byakunda ugasenga Imana icyo kintu kikanakubaho, ariko ingaruka zizakubaho waciteguye kandi wakiragije Imana zitandukanye n'ingaruka zishobora kubaho wakibonye ariko twavuga uti ibyo ntibisanzwe. Kuko nakubwiye inshuti yanjye, abantu bageragezwa ni benshi, abantu bageragezwa ni benshi. Buriya muri iyi si tugizwe n'imyuka myinshi, hari imyuka y'abadayimoni, hari n'imyuka ituruka mu ijuru. Ni imyuka ezi, ni imyuka ebyiri. Ikintu nk'ubyejo rero sinzi icyo wizera, ariko ni umwanya wo gufungira kugira ngo ugire uwo wizera. Sinzi nimba ari umuntu ukunda gukorera satani. Byose nubwo dusaba nangwa se tukirengagiza nangwa se tukagenda gute, byanga byakunda. Nta muntu ukunda gukorera shitani. Niyo mpamvu rero tuwagira amahoro ukorera shitani, tuwagira amahoro utabana n'Uwiteka. Ikindi tukirara, ushobora kuba udafite umwanya wo kumva ibyo bintu byose nkubwira, ariko hari inzira imwe yo kugendera ku byumva. Sinkubwiye ngo njye nshobora kuba umuyoboro wo kukubwira ngo nyura hano uragera. Uwo muyoboro nshobora kuba sinshobora gusengera, sinshobora kugute, ariko nakubwiye ngo inzira ya mbere izashoboka. Niba ufite telefone yawe, iyo telefone yawe uzayirebe, hari inzira izakuyoboramo. Hari uzasanga ukunda kureba iby'Imana, ukunda kureba ibiganiro, ukunda kureba ubukwe, ukunda kureba filime, ukunda kureba pornography, ukunda kureba iki. Ibyo bintu rero nibyo by'ibintu byibereye mu mutwe wawe. Niba ukunda kureba filime, nyine abakina filime urabazi. Niba ukunda hari n'inyigisho ukora muri filime. Niba ukunda kureba iby'Imana, hari inyigisho zigenda zikwatarakitinga, zigenda zikujamo. Niba ukunda kureba pornography, hari inyigisho zigenda kubamo. Ukumva byose ni ibyiciro bibiri. Ahubwo wowe unkuriki ni umwanya kugira ngo uhinduke, uhitekerezo tumese muri telefone yanjye. Harebamo ni igiki ndero, icyo kintu ureba rero, icyo cyakwatatse mu mutwe, icyo gishobora kuguhindura nangwa icyo gishobora kugukoraho. Impamvu nkubwiye gutyo rero, hitamo inzira nziza nangwa inzira mbi. Kuko mpora mbivuga, inzira nziza ni nziza nyine kuko hari icyo izakugezaho, n'inzira mbi hari ikindi kintu izakugezaho. Ntabwo rero turambiwe kuguhanurira nangwa se kukubwiza nangwa se kubwira inzira ishoboka kugira ngo wowe uve mu cyiza nangwa uje mu kibi. Wowe ufate umwanzuro nangwa se ufate umwanya mu buzima bwawe, wikontorora uvuga uti ubu ngiye kuba uyu nguyu. Je hari impamvu nafashe YouTube yanjye. Iyi YouTube sinashiraho ibintu byo gutukana, sinashiraho iki. Jewe nzakugira inama unkunde nangwa gihorere. Ariko wowe wamaze kunkunda rero, ni umwanya wawe kandi subscribe. Nimbara utarayikanze, nimbara ikanze kandi nabo w'agaciro ni nkunga mpaye. Niba tubona ikanda rwose urabyemerewe, ugakanda no kuzigira welcome twakwakiriye nk'umunyamuryango wacu mushasha. Kandi niba tubona ikanda nangwa se nimba warayikanze nko nikubwiye, ni umutima ugomba kugutegeka. Kandi byaba byiza twebwe twifuza ko wakanda ugadusangiza inshuti zawe, ukazishika n'agasharing ukayishira kuri WhatsApp status kugira ngo inkunga yawe ikomeze zamuke. Ibyo ni inkunga tugusabye yo umuntu uhora utukurikiye. Ikindi, gusenga cyane. Sinkubye ngo hereza ubusa, sinkubye ngo kwa runaka gusengera yego naho ni ngombwa, ariko gusenga cyane nabyo bizagufasha n'ubishaka. Kuvuga ngo n'ubishaka ni kimwe, jewe n'unkurikira cyangwa se gukurikira abantu bagenzi banje, kumva ibintu bagenda bavuga, ni ukuri uzagera. Turabakunda rero. Twabazana ikiganiro cyo ku nzozi ndetse no kuganira mu buzima busanzwe, ndetse no kumenya ese wabana n'abantu gute, wabana n'abantu ukunda gute, ese abantu bagukunda gute, ese wabuho ute muri societe utabereye abandi ikibazo. Nahawe rero kadusenga. Uwiteka urakoze uyu mwanya uduhaye. Uwiteka urakoze kuba uhinduye abantu benshi bamumvisha ikiganiro cyacu. Uwiteka urakoze kuba nanjye wafashije hagira ururimi rwo kuvuga nangwa se kubwiriza abantu mu buryo ngomba kubabwira. Ni ukuri amashimwe n'ayawe, ni ukuri buri muntu wese wageze hano ndagusabye muhereza umugisha utagabanyije. Ni ukuri uri w'agaciro, ni ukuri turi kumwe nawe ntaco twabona. Murakoze rero, ibiganiro byacu na kagaruka turabakunda cyane.